banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakunzi ba Ndenganura TV, abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, mpirimbanyi aho muherereye hose ku isi, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze hano kuri Ndenganura TV. Muri iki kiganiro tugiye kuganira ku birebana n'ingingo cyangwa se kurebana n'amasezerano u Rwanda rwasinye n'ubutegetsi bwa Kongo yo guhagarika intambara cyangwa se yo kugarura amahoro mu karere. Aha rero turareba ku buryo bwateganijwe bw'uko impunzi zose ziri ku butaka bwa Kongo zigomba gusubizwa iwabo. Bavuze ko umuntu wese ari ku butaka bwa Kongo mu buryo bunyuranije n'amategeko agomba kuhava agasubizwa iyo yavuye. Aha rero mwumvishe uwitwa Evode Uwizeyimana hariya mu Rwanda avuga kuri FDLR cyane, ndetse akirengagiza ibibazo igihugu abereye umuyobozi cyangwa se afitemo ijambo, ubutegetsi bwe cyangwa bw'icyo gihugu ukuntu bukomeje kubangamira abantu b'igice kimwe. Niyo mpamvu rero ingingo tugiye kuganiraho ni ingingo irebana n'icyitwa impunzi z'abanyarwanda zahunze zikaba ziri ku butaka bwa Kongo cyangwa ziri n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'umutwe wa FDLR n'ubisha bawugarukaho cyane. Aha ngaha muri iki kiganiro ingingo nyamukuru ni uko njyewe nk'impunzi ntabwo nshobora gushyigikira ko ya FDLR cyangwa se impunzi z'abanyarwanda zitaha mu gihugu kirimo ubutegetsi bugamije kubica no kubarimbura, nk'uko hano hari ibintu 10 nashingiyeho ngaragaza yuko ubutegetsi bwa impamvu FDLR n'impunzi batabasha kumvikana uburyo bwo kuganira n'ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi ye. Hano hari ibintu 10 nateganije nashyizeho nk'imbogamizi cyangwa se impungenge impunzi z'abanyarwanda ndetse na FDLR bashobora kuba bafite, nanjye nzifite nyine, nk'imbogamizi zatuma nyine ubutegetsi bwa FPR tutabwizera we na Kagame biwe, kuko bakomeje gutwica igihe kirekire n'uyu munsi bakitwica. Ikintu cya mbere cyangwa se imbogamizi ya mbere yatuma FDLR n'impunzi bataganira n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR inkotanyi kugira ngo batahe nk'uko amasezerano biteganya. Imbogamizi ya mbere ni iyi ngiyi: ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi bagiye ku butegetsi bakoresheje imbunda, bica umubare munini w'abahutu, n'uyu munsi bakibica, babambura imitungo yabo, bababuza uburenganzira bwose bwo kubaho mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Bababuza uburenganzira bwo kubaho nk'uko abantu bakwiye kuba mu gihugu cyabo. Ibwo rero iyo ni imbogamizi ya mbere. Indi mbogamizi ya kabiri cyangwa impungenge ya kabiri, ubutegetsi bwa Kagame na FPR bafashe intwaro bagamije gutsemba abahutu no gutuza mu Rwanda ubwoko bw'abatutsi gusa, ndetse n'abimukira. Ibi ngibi murabibona cyane. Ibi mba mbivuga muri makeya, ariko ibimenyetso simbishyiraho kubera ko mba ngira ngo n'izindi mpirimbanyi zajye zishakisha ibimenyetso cyangwa se n'ubundi biranahari. Izi ngingo bajye bazivugaho, bazigisha, bazinazigaragarize n'amahanga. Mu minsi mike bizajya mbigarukaho buhoro buhoro, ngenda ngaragaza n'ibimenyetso byabyo. Icyo mba nifuza nuko ibiganiro bitaba bigomba kuba birebire, bijya biba bigufiya kandi bigatanga ubutumwa bwumvikana. Indi mbogamizi ya gatatu, imigambi n'ibikorwa bishimangira ko Kagame na FPR ye cyangwa se ubutegetsi bwa Kagame na FPR ye bagamije gutsemba abahutu, abo mu bwoko bw'abahutu, birakomeje. Mbese ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi, ubwicanyi n'ubugambanyi n'ubwambuzi byo gutesha abahutu agaciro kabo, haba ari mu gihugu no hanze, no mu mategeko y'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR ye bashyizeho mu gihugu, byose birimo birigaragaza yuko biracyakomeje, ko bagomeje nyine biganisha ku kurimbura abahutu. Icya kane, ubutegetsi bwa Kagame na FPR ye bagiye bica abahutu ku bwinshi kandi bababuza ko
babaziza ko ari abahutu. Kugeza ubu nta butabera cyangwa ubundi bufasha abahutu bacitse ku icumu bahawe, ahubwo nabo Kagame na FPR bakomeje kubahiga bukware bagamije kumarira basigaye. Indi mbogamizi ya gatanu, ibi byose ni ibintu byatuma icyitwa umuhutu niyo yaba ari mu Rwanda aho yaba ari hose, mukomeze mwumve yikiza impungenge zirahari kandi twe tuvuga ibintu tuba duhagazeho. Icya gatanu, uyu munsi abahutu bari mu gihugu baracyahunga Kagame na FPR cyangwa ubutegetsi bwa Kagame na FPR, batinya kwicwa mu buryo bwose Kagame akoresha mu kubarimbura. Hano hakoreshwa uburyo bwinshi, niba ngombwa ibi tuzabigarukaho tubibereke. Ndizera yuko umuntu wafashe abantu akajya kubashyira akafata uburyo bwo kujya afata abantu akabambura imitungo yabo, akababuza uburenganzira bwose bubaho nk'abantu, akabatandukanya n'imibereho yindi y'abandi baturage bari kumwe nabo, ibyo tuzabigarukaho igihe cyabyo cyageze. Ngewe ahangaha nkire nk'ahangaha kuri iki cya gatanu, ndagira ngo mbabwire ko ngewe turimo tuvugana, nge navuye mu Rwanda baranyambuye ubwene gihugu, banyambura uburyo bwose bwo kubaho mu gihugu. Ni ukuvuga ngo maze umwaka mvuye ku butaka bw'u Rwanda. Murabona yuko wenda ku myaka naba mfite navukiye mu Rwanda ndukuriramo, umwaka umwe niwo maze ntari mu Rwanda. Baranyambuye ubwene gihugu kandi mfite ibyangombwa byose bibaho. Ibi ngibi ni nabyo nkomeza kubabwira ko ikoranabuhanga Kagame akomeza kuzana mu FPR na Perezida Paul Kagame bakomeza kuzana mu baturage ngo ni ikoranabuhanga. Ibi ni bigamije kuzarimbura ubwoko bw'abahutu cyane kugeza bashizeho burundu, kubera ko nanjye banyambuye ubwene gihugu banyuze mu cyo bita ngo ni electronique, bajya muri machine basiba imyirondoro wanjye wose, bampa ubwene gihugu bwa Argentine, igihugu ntazi niyo giherereye ku mugabane w'isi. Ariko ubwo nkagenda ni karita cyangwa se carte d'identité nationale y'u Rwanda, nzi neza ko yemewe n'amategeko, kandi n'ubundi koko yari yemewe n'amategeko mbere yuko bakora ibyo bakoze. Ngiye nkabaho nizeye yuko ibyanjye byose biri ku murongo, bo baramaze gusiba ibyo bagomba gusiba. Niyo mpamvu ngewe nkomeza gushyigikira kandi nsaba yuko abantu bose b'incabwenge bahatira ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame gusubiza amarangamuntu uko yari ameze. Ikintu kigiye cyandikwa umuntu yitwaza irangamuntu nitakara ajye gushaka iyindi, apana byo kugenda bashyira muri machine isa umunota umwe cyangwa iminsi 2 cyangwa 3 bashobora guhindura ibintu byose byo mu gihugu, kuko nibo bafite password, nibo bafite amakuru yose. Kubisiba ni ibintu bishoboka cyane, bikarangira umuntu yisanze mu kaga gakomeye cyane. Ibi by'ikoranabuhanga, nta muhutu cyangwa se umunyarwanda ukunda igihugu cy'u Rwanda, ukunda n'abanyarwanda, wiyumvamo ko yizera Imana akwiye kwemera ibi bintu by'ikoranabuhanga, kubera ko ababikora n'ababikoresha babifiteho uburenganzira, banabishyizeho bafite umugambi wo kuzarimbura igice kimwe cy'abanyarwanda aricyo cy'abahutu, hanyuma bakazahatuza ubwoko bwabo gusa bw'abatutsi, cyane cyane ababahima bavuye Bugande, ndetse n'abimukira bazemera bakabayoboka bakabafasha kurimbura icyo gice kimwe cy'abanyarwanda aricyo cy'abahutu. Ku yindi mpungenge ya gatandatu, abahutu bose Kagame na FPR ye babageretseho icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi nk'icyaha cy'inkomoko kandi kitababarirwa. Umwana wese uzavuka w'umuhutu agomba kuvuka ari umujenosideri, kandi akaba azi ko icyo cyaha ari icyaha cy'inkomoko, kandi akaba ari icyaha kitagomba gusabirwa imbabazi cyangwa kidashobora gutangirwa impongano isaha n'umunota. Hanyuma umututsi wese uvutse akavuka ari umucikacumu rya jenoside agomba gusabwa imbabazi, akazitanga cyangwa ntazitange. Ubwo uko ibihe bizagenda bihererekana kugeza igihe Yesu azazira muri ino si yacu turimo. Murumva ko ibi bintu byose izi n'imbogamizi zikomeye cyane zitatuma umuntu avuga ngo reka ngo ntahe ngo habayeho iki amasezerano, kandi ibi byose tubizi yuko ariko bimeze. Mu by'ukuri hari abantu bahunze ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi n'ubwicanyi baba bakoreraga,
muri za 1994-95 batazi uyu munsi uko ubutegetsi bwa Kagame na FPR bwashyizeho mu buryo noneho bufatika bwo kuzatsemba abahutu basigaye mu gihugu n'abari hanze. Niyo mpamvu ngiye nk'umuntu maze umwaka mvuye ku butaka bwabo kandi nkaba narabanye nabo cyane, nkaba byinshi narabyibone nanjye byinshi ibindi narabikorewe. Niyo mpamvu ngomba guhaguruka nkagaragaza ibyo abandi batagaragaza kuko ndabizi cyane, nibi naragomba ko agira untuma wo kubisobanura, ibi nzabisobanura ngaragaza n'ibimenyetso simusiga. Icya karindwi, ubutegetsi bwa FPR Prito, icya karindwi FDLR ni umutwe w'impunzi zashyizeho zigamije kwirwanaho kugira ngo ubutegetsi bwa Kagame na FPR bajye niba batera bajye birwanaho mu gihe Kagame na FPR ye babateye bagamije kubarimbura kuko ari iki ari abahutu. FDLR ntabwo ubundi FDLR yavukiye ari mu mashyamba ya Kongo. Mugomba kuba mumenya uburyo FDLR yabayeho. FDLR itandukanye n'interahamwe. Njye ahubwo nibaza impamvu umuntu wese ashatse kugaragaza yuko hari kitagera neza mu Rwanda cyane cyane ku bwoko bw'abahutu, ndetse n'umututsi ashatse kugaragaza ko abahutu barengana bagirirwa nabi, wese bahita bamushyira mu mubiri y'interahamwe. N'umwana avutse uyu munsi akagira imyaka 15 atazi igihe ibyo bintu byabereye, akavuga ati aha harimo akarengane, bahita bamwita interahamwe. Ibi byose rero ni ibintu by'imbogamizi bigomba kumanza bigakemuka kugira ngo ibintu bijye mu buryo. Mu gihe byaba bitagiye mu buryo, murumva ko n'utari wafata umuheto abashakishwa yawufata. Indi mbogamizi ya 8, ubutegetsi bwa Kagame na FPR bwashyizeho amategeko akumira abahutu mu kugaragaza cyangwa kuganira ku bwicanyi ubwo butegetsi bubakorera hagamije kubatesha agaciro no kubashyira mu mibereho ibaganisha ku rupfu. Ibi byose ni ibintu FPR na Perezida Paul Kagame agatsiko kabo kose kagiye gateganya uburyo kagomba kurimburamo abo mu bwoko bw'abahutu. Icyo ngicyo ni icya 8. Icya 9, ubutegetsi bwa Kagame na FPR mu mico yabwo ntibukozwa icyitwa amasezerano, niyo buyasinye ntibuyubahiriza. Inshuro nyinshi byarabaye, ndetse uretse n'amasezerano yo kugarura amahoro n'amategeko mpuzamahanga n'amategeko nabwo bwashyizeho bukemera kuyagenderaho, ntabwo buyubahiriza iyo bugamije kugira ngo butsembe abo mu bwoko bw'abahutu. Mwarabonye ari amasezerano amaze gusinyirwa i Washington ya ntuza ya hagati y'u Rwanda na Kongo, bigaragaye yuko u Rwanda rwari ruri muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Kandi rasi inshuro ya mbere si n'iya kabiri, inshuro nyinshi bujyaho bwitwaje ko bugiye guhiga abahutu bariyo ngo ni FDLR. Ibi rero ni ibigamije, ni kigaragaza yuko kuganira n'aba bantu batajya bakozwe iby'amasezerano. Iyo amasezerano abayabwe nibwo baba babonye uburyo bwiza bwo kugira ngo bagere ku ntego z'ubugome n'ubugizi bwa nabi baba barateguye mu binyejana by'imyaka myinshi cyane. Aba rero nabo harimo ikintu gikomeye cyane kitatuma nk'abantu babazi bemera gusinyana nabo amasezerano y'imibereho. Cyakora bayasinyiye aba ari ay'urupfu, kuko niko bameze. Muribuka ibyabaye igihe bahanuraga indege y'umukuru w'igihugu nyakwigendera Habyarimana Juvenal, ndetse ni wari umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi, bavuye gusinya amasezerano Arusha muri Tanzania, kandi bari bayasinye bashyizeho imikono. Kuba Habyarimana bari bamaze kumwica nk'umukuru w'igihugu, ntabwo biye gutuma n'ubundi amasezerano adashyirwa mu ngiro. Ariko n'uyu munsi baragiye kuba barisha umukuru w'igihugu, bahise bavuga yuko amasezerano ataye agaciro. Kandi umukuru w'igihugu yasinye mu rwego rw'abanyagihugu yari ayoboye, ntabwo yasinye nk'umunyagihugu wiwe, ntabwo yari isambu yari ari gusinyira cyangwa amafaranga ari kuri banki. Ariko n'uyu munsi banze ko ubutegetsi bugomba gusaranganywa, kandi ibyo bintu byari bimuki mu masezerano. Ibyo rero murumva yuko n'ubundi izi zose n'imbogamizi. Icya 10 ari nacyo cya nyuma, ubutegetsi bwa Kagame na FPR bwamaze gutegura no gushyira mu bikorwa uburyo ubwo ari bwo bwose bwo gutsemba abahutu mu gihe
mu gihe batangaza ko Kagame apfuye cyangwa se atagishoboye kuyobora u Rwanda. Ibi ngibi turaza kubishakira ibisobanuro byabyo kuko iyo migambi turayizi kuko n'ibimenyetso byayo birahari. Aha rero ntabwo ari Kagame gusa bavuga, hari abantu barundi bari mu gatsiko hariya, ku buryo umuntu wese umwe muri abo bantu aramutse apfuye, uwayobora uburyo bwo gutsemba abahutu wese itegeko rigatangwa, biteguye guhita babikora neza kuko haba ari mu nzego bamaze gushyiramo abantu babo bahora babigisha umunsi ku wundi. Mu mashuri aho twigaga bahoraga bashyira abatutsi ku ruhande bakabigisha, buri wa gatanu bagombaga guhura bakaganira ku kibazo cyabo. Twebwe twabaga dusigaye aho ngaho, tugisigara tukirana mu mipira cyangwa tujya kubakorera amasuku aho turyama, bo bakajya mu manama. N'uyu munsi ayo manama aracyakorwa. cyabo ngabo ngo Kagame yapfuye, ahubwo basenge ntapfe, kuko napfe twe tuzakora jenoside yarenze yabo, ku buryo izandikwa mu mateka y'isi. Bagira amahirwe kubera ko n'ubundi ni umubyeyi, ni nawe ubavugira, ni nawe wagiye kubarunda muri bakagombye kujya bamusingiza, ubundi bakagombye kujya basingiza Kagame, bakavuga ati urabaho urakabaho Kagame watugiriye impuhwe nyuma yo guhekura u Rwanda, nyuma yo gukora jenoside ntago wihoreye, watugiriye impuhwe uraturengera umubyeyi watwakira, uzana ubumwe bw'abanyarwanda mukamusingiza, bakwiriye kumusingiza. Ariko ubundi nimugire ngo buri munyarwanda wese ufite impuhwe nk'iza Kagame mwanjishimwe, mugize ibyago Kagame kuko watumye tubaho, naho ubundi abana barakaye bari kubabyora. Ibyo bivugisha nama imikino. Buriya rero abantu reka mbasetse, hari igihe abantu babona ngo babyaye abana babyimbye inda n'amatama bakagira ngo ni ukurera, bakabona abantu babyaye abana babiri bato bakeya beza akabarera neza, bakakurana umuco, bagakurana imbaraga, bakarya bagahaga, bakagira ngo ni ukwanga kubyara ibyana bimeze nk'imitubu. Uri kunyumva? Ntago ubwinshi bw'umusemburo bugwiza umusururu. Oya, kuba ari benshi ntacyo bivuze. Bo bitegure Kagame bumva gusa ngo birarangiye. Nta nubwo tuzamushingura wenyine, tuzamushingurana n'ibindi bintu tugomba kumusasira. Ariko nyumva ibyo bajyaga bavuga ngo Habyarimana ngo apfuye ngo bazamusasira, twe tuzasasa karindwi. Ariko nyumva ariko bakanga abantu bavuga ubusa, barabivugaga se Mama Wilson bavugaga ko Habyarimana apfuye bamusasira. Mu ndirimbo bajyaga hari indirimbo habanje ibintu by'amashyaka, haza ibintu bitaga peste ariyo y'abakombo. Urumva rero umugambi wo gutsemba abahutu bamaze kuwunoganya neza. Abo turasaba imiryango mpuzamahanga yuko yagira ikikora mu kibazo cy'abahutu kugira ngo nabo bagire nationalite yabo, kubera ko abahutu bakavukiriye mu Rwanda nabo bakeneye imibereho. Ntabwo tuzahora twirukankwaho n'agatsiko k'abantu batatu cyangwa bane cyangwa ijana cyangwa magana, kandi natwe twari turi abene gihugu dushobora kuba mu gihugu cyacu tukagira amahoro. Ndagira ngo nongere mbibutse ko ngewe tuganira namwe ubwene gihugu bwanjye, kandi cyatuye mbwamburwa ndakizi, ntasuko nari ntabufite, ahubwo nuko nyine mu rwego rw'uko bagiye bateganya gutsemba abahutu, bangeragerejeho ubwicanyi bwose bagiye bashyira ku bandi bigakunda, njyewe Uwiteka arandinda, birangira bagiye kunyihimuraho mu irangamimerere, banyambura uburenganzira bwose bwo kuzongera kubaho nk'ikiremwa muntu mu gihugu navukiyemo. Ndetse ari nako bampiga, bakampigisha inshuti, bakampigisha abavandimwe, bakampigisha umuntu wese wagombaga kuba nzi, yagombaga kumpiga paka abashyikirije bakanyica kandi bakamugororera. Ibi rero banyarwandakazi, Jacques mbivuze mu izina ryanjye nk'impunzi, kandi nk'umuntu uzi icyo yahunze, nk'umuntu uzi neza ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi. Niyo mpamvu saba buri wese ko ibi bintu abigenzura, kandi iri jwi rizagera ahantu kure cyane, kuko tuzajya kubisobanura n'ahandi nibiba ngombwa mu nteko mpuzamakungu nk'uko abarundi babyita. Tuzajya kubisobanura ariko tugaragaza n'ibimenyetso simusiga birahari. Ubundi ngewe njya guhungana navuze yuko Kagame nzamujyana irahe, nkamujyana ku kibazo cyanjye. Ariko n'ubundi yapfa atapfa yakipfisha, n'ubundi ibyo yakoze ntawe nigeze mpurira nawe uretse imigambi yiwe nawe yakoresheje,
kandi ababikoze barahari n'abakibikora uyu munsi baracyahari. Nimwitegure rero, nihataba intambara hazabaho ubutabera, nta kindi. Uwiteka Imana ibahe amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.